Shalom shalom, welcome kuri Gorilla Gospel TV. Mugiye kubana nanjye Nazil JJ, umuhungu wanyu. Another day, another chance, another blessing. Twongeye gushimira Imana yuko yongeye kubana natwe no kuturengera, kandi icyubahiro n'ikuzo bikomeze bibe by'Uwiteka. Shuti mwene data, niba uri kurikirana ino channel cyangwa se uri kurikirana irivuga butumwa, nuko Imana yakurinze kandi nuko Imana ikomeje kukwitaho, ikomeje kukugirira neza. Dushimiye Imana ko ikomeje kuturebera. Ni benshi cyane batakiri muri uyu mubiri, ni benshi cyane bari kuva muri uyu mubiri, ariko twe turacyariho. Ndagira ngo ufate umwanya wawe ushimira Imana. Ni by'agaciro wa muntu, ni by'agaciro muvandimwe, ni by'agaciro mubyeyi kushimira Imana yuko ukiriho. Suko hari icyo turusha abandi, suko hari icyo twatanze, oya n'ubuntu bw'Imana. Kuba uriho n'ubuntu bw'Imana. Reka mfate uyu mwanya ngushimira wowe wakoze subscribe. Reka mfate uyu mwanya ngushimira wowe wakoze subscribe. Nawe utarayikora, reka nkubwire ngo aka ni akanya ko kugira ngo ukore subscribe. Imana iguha umugisha. Tujye tubana muri ibi bihe byo kuvuga ijambo, byo gukomezanya muri uru rugendo turimo muri iyi si. Uyu munsi rero turagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo umwungeri mwiza cyangwa se umushumba mwiza ashobora gusiga intama 99 akajya gushaka imwe yazimiye. Muranyemeye dusome mu ijambo riri mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 18, tugende ku murongo wa 10. Haravuga ngo mwirinde mudasuzugura umwe muri aba bana bato. Ndababwira yuko abamarayika babo bo mu ijuru bahora bareba mu maso ha Data wo mu ijuru. Umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyarazimiye. Mbese muratekereza mute? Umuntu ufite intama 100, imwe muri zo iyo izimiye, ntasiga izo 99 akajya ku musozi agashaka iyazimiye? Kandi yayibonye, ndababwira ukuri yuko ayishimira cyane kurusha izo 99 zitazimiye. Nuko so wo mu ijuru ntashaka ko hagira n'umwe muri aba bato urimbuka. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Yesu abwira abantu amagambo akomeye. Arababwira ngo hari ijambo nkunda kuvuga, nkavuga ni Imana yaduhaye abamarayika. Yesu yongeye kubishimangira. Abantu ntago bajya bamenya yuko Imana idukunda, itwitaho, kandi abantu ntago bajya bamenya ko Imana yaduhaye ingabo zo kuturengera. Ntago abantu bajya bamenya ko Imana yaduhaye ingabo zo kuturwanirira. Muri iyi si dutuye ntago turi twenyine, hari ibiremwa rimwe na rimwe bamwe ntago babibonesha amaso, ariko hari abo Imana yahaye imbaraga cyangwa se ububasha bwo kubirebesha amaso. Reka nkubwire ngo ushobora kwibwira kuri wenyine, ushobora kwibwira ko ugenda uri wenyine, ariko ntabwo uri wenyine. Imana ntabwo yakwemerera ko uba wenyine. Niyo mpamvu akenshi Yesu yagendaga avuga ngo sinzabasiga mwenyine. Ni ukuvuga ngo irabizi neza ko iramutse igusize wenyine, Satani arashaka kuguconshomera, Satani arashaka kukurya. Reka nkubwire ngo ntacyo Satani atakora kugira ngo aguconshomere. Niyo mpamvu ahanini Imana idashobora kwemera yuko isiga umuntu wayo yaremye ngo imusige wenyine. Aha ndashaka ngo unyumve, ndashaka kutindaho gatoya. Hari ibiremwa Imana yashizeho, ibyo biremwa ibishiriraho kugira ngo bibane n'abantu yaremye. Ibishiriraho kugira ngo byongerere imbaraga abantu yaremye. Ibishiriraho kugira ngo bigende biyobora mu nzira ikwiriye abantu yaremye.
reka nkubwire ngo nshuti mwene data, imitego duhura nayo muri iyi si, muri ubu buzima, ni imitego myinshi. Intambara duhura nazo muri iyi si, muri ubu buzima, ni intambara zikomeye, kandi ibyo byose nta na kimwe kiba kiducira kari urutega, nta na kimwe kiba kitwifuriza amahoro, ariko ibyo byose tubikizwa n'Imana, tubikizwa n'Isumba byose. Hari igihe rero Imana ijya inemera yuko izo ntambara zikugeraho, atari ukubera ko ikwanze, ahubwo ari ukugira ngo irebe imbaraga ufite, ahubwo ari ukugira ngo ikugerageze. Hano hari ijambo Yesu yavuze ngo mwirinde mudasuzugura umwe muri aba bana bato, ngo ndababwira yuko abamarayika babo, dutinde kuri kano kantu kavuga ngo ndababwira yuko abamarayika babo, bishatse gusobanura ko Yesu ari kubwira abantu, ari kumenyesha abantu ko Imana yaremye abamarayika, buri muntu imuremera abamarayika. Ijambo riratubwira ngo kandi abo bamarayika bahora bareba mu ijuru, mu yandi magambo bahora batanga amakuru mu ijuru. Hari igihe abantu bajya bibwira yuko ngo bakoze ibintu ngo ariko bakabikorera mu rwihisho, ngo ku buryo ngo ntaho byamenyekanira. Reka nkubwire ngo nta kintu na kimwe uzakora cyangwa se uzavuga muri iyi si ngo kibure kumenyekana mu bwami bw'isi cyangwa mu bwami bw'ijuru. Nta kintu na kimwe gishobora kubura kumenyekana, kubera ko Imana yaguhaye ingabo zikugenza, ingabo zikuba hafi, zishinzwe kukurwanirira ndetse no kukugira inama. Ariko nanone ndagira nkubwire ngo igihe cyose wananiranye, ni nazo zigenda zikagutangira raporo, ni nazo zandika zikakubwira ibyo urimo urakora bidasobanutse. Reka nkubwire ngo abamarayika ni ibiremwa bigendera ku mategeko y'Imana, ni ibiremwa Imana yaremye bigomba kuyumvira no kuyubaha. Reka nkubwire ngo igihe Abisiraheli bari muri Egiputa, Imana yabwiye Mose ngo Bradel, karibu Kriya. Shuti mwene data, nari ndimo ndakubwira ngo Imana ibwira Mose ubwo Abisiraheli bari mu gihugu cya Egiputa, ishaka kubajyana ngo ibimure ibajyane mu gihugu cy'isezerano. Ibwira Mose ati ngiye kuguha marayika uzajya ubayobora, uzajya ubajya imbere. Ariko Imana yongeraho kano kantu, iramubwira ati mwitonde, kuko uyu marayika we nta mbabazi, kuko uyu marayika we iyo ukosheje gato araguhana. Imana yacu ni ishimwe, ngiyo ukosheje gato gusa marayika araguhana. Ikintu Imana yari ishatse gusobanura ni iki? Yaduhaye abamarayika ndetse ibaha inshingano z'ibyo bagomba gukora. Abisiraheli baragiye bajyana na marayika, ariko reka nkubwire ngo abageze mu gihugu cy'isezerano n'imbarwa, abenshi bashiriye mu butayu kubera ibyaha. Reka nkubwire ngo tugira abamarayika, nubwo abana b'abantu batabimenya, nubwo mutagenda mushaka kubimenya, ariko dufite abamarayika bashinzwe kubana natwe, bashinzwe kuturinda, bashinzwe gutanga raporo z'ibyo dukora, kwandika ibyo dukora, ibyo tuvuga. Niyo mpamvu nkubwira wowe uneze amatwi kugira ngo wirinde kandi ube maso. Umenye ko ijisho ry'Imana rihora riri kumwe nawe, umenye ko hari ijisho ry'Imana ribana nawe iminsi yose. Waba uryamye, waba ukanuye, waba wicaye, waba ugenda, hari ijisho ry'Imana ribana nawe ibihe byose. Hari igihe abantu bibwira ko ari abahanga, ari abanyabwenge, bazajya bakora ibyaha barangiza bakabihisha, ariko siko bigomba kugenda. Reka nkubwire ngo ugomba kwirinda icyaha, ugomba kwirinda igisa nacyo, ukabyirinda atari ukubera yuko utagira ngo abantu bakubone, ahubwo ugatinya Imana, ugatinya isura y'Imana, ugatinya mu maso h'Imana, kubera ko ijambo ryatubwiye ngo kuko bamarayika baba ngaba ngo bahora bareba mu maso ha Data. Uwo ni Yesu Kristo wabyivugiye, ngo bahora batumbereye mu maso ha Data,
mu yandi magambo bahora batanga amakuru, mu yandi magambo bahora basaba ubutabazi, ubufasha. Ni inshuro nyinshi byagiye bigaragara muri Bibiliya ko Imana igiye gutuma ku muntu akenshi ituma abamarayika. Reka nkubwire ngo ni inzira nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse n'inkuru nyinshi ziri muri Bibiliya zigiye zitandukanye, aho byagaragaye yuko abana b'abantu basengaga Imana yashaka kubasubiza, ikohereza abamarayika kugira ngo bazanire abana b'abantu ibisubizo. Ni kenshi twagiye tubona Imana ubwayo ishaka gutanga ubutumwa ku bana b'abantu, ikohereza abamarayika. Reka nkubwire urugero ruto rumeze nka Danieli. Ngo igihe kimwe Danieli afata amasengesho, amaze gufata amasengesho ngo Imana yumva gusenga kwiwe. Imana imaze kumva gusenga yohereza marayika. Marayika ageze mu kirere ngo afatwa n'ingabo ingabo z'umwijima z'abaperesi n'abahetsi zo mu kirere, ngo barwanya marayika kugira ngo atageza ubutumwa kuri Danieli. Ariko marayika wari watsumwe ngo nawe ngo yiyambaza marayika w'intambara mu ijuru witwa marayika Mikael. Uwo marayika ngamanuka kurwanya izo ngabo kugira ngo wa marayika wahawe ubutumwa abugeze kuri Danieli. Ibyo tubikura mu nkuru marayika ubwe yibwirira Danieli ati, Danieli umugabo ukundwa, ngo ukimara gutangira amasengesho burya Imana yohereje ubutumwa. Ni kenshi cyane Imana yumva gusenga kwacu, ni kenshi cyane Imana ishaka kudusubiza, ariko tukagira imbaraga n'imyuka iturwanya. Reka nkubwira kino kintu, ushobora kwibwira ko hari ibindi bintu, ariko iyi myuka hari ibintu dukora, hari kamere, hari karande, hari ibintu bihagarika ibisubizo by'Imana kugira ngo bitakugeraho nshuti mwene data. Izo nizo ngabo Bibiliya ishaka kuvuga. Reka nari ndimo ndakubwira ngo Imana yifashisha ibiremwa by'abamarayika ikohereza ubutumwa ku bantu. Nari maze kuguha ubuhamya bw'umugabo witwa Danieli. Uyu mugabo Imana yamwohereje marayika. Marayika ngamugezeho ngaramubwira ngo Imana yakohereje ubutumwa hakiri kare. Reka nkubwire ngo hari igihe Imana ijya idusubiza, hari igihe Imana ijya idusubiza ngo ariko hakaboneka imbogamizi, hakaboneka imbaraga ziturwanya. Izo mbaraga rero ziturwanya ni imbaraga zikunze kuba zituruka mu byo dukora, ni imbaraga zikunze kuba zituruka muri karande zacu, ariko ahanini kenshi ni ibintu biba bishingiye muri twebwe. Ibyo bintu rero akenshi na kenshi bikunze guhagarika ubutumwa Imana ikuye mu ijuru cyangwa se yohereje ihaye abamarayika, bikagora marayika kugira ngo bikugereho. Reka nkubwire ngo kuba uri guca mu bihe bikomeye, kuri guca mu rugamba, kuba uri guca usenga ukabona ntibikunda, si ukubera ko Imana itumva, si ukubera ko Imana idashaka kugusubiza, ahubwo haracyari byinshi cyane ukwiriye guhindura mu buzima bwawe, haracyari byinshi cyane ukwiriye guhindura mu mibereho yawe. Imana yacu ni ishimwe, Imana yacu ni ikugirire neza. Reka nkubwire nshuti mwene data ngo urugero rundi naguha ni urugero rwa Mariya nyina wa Yesu Kristo. Ubwo yajyaga kwakira ubutumwa, ajyaga kwakira message imubwira yuko azabyara umwana ndetse umucunguzi, yabibwiwe na marayika Gabriel. Izo zose ni ingero zigiye zitandukanye. Reka nkubwire ngo na Yesu Kristo rero ubwe yarari mu isi yakundaga gukomoza kuri kino kintu cy'abamarayika. Akenshi nkunda kubibwira abantu, ariko abantu rimwe na rimwe ntabwo dushaka kubishiramo imbaraga. Reka mbabwire ngo mumenye kumenya nibyo byiza. Reka nkubwire ngo Imana ikuremera abamarayika, cyangwa se yakuremeye abamarayika nkuko tubyumvishe mu ijambo Yesu yivugira ngo abamarayika baba abantu. Mu yandi magambo abantu bagira abamarayika. Yesu yavuze ngo abamarayika baba bana ngo bahora bareba data iteka ryose. Mu yandi magambo bahora basaba imbaraga mu ijuru, bahora basaba ubutabazi ku bwabo, bahora barwana intambara ku bwabo. Tuzi umugabo witwaga Elisha, ukuntu uyu mugabo yatewe
ukuntu uyu mugabo yarwanye urugamba, ariko ngo ingabo z'abanzi b'Abisirayeli ngo ziragota, ngo zishaka kugira ngo zimutware bunyago, atazajya akomeza kumena amabanga. Ariko icyo gihe Imana ngo yohereza ingabo nyinshi cyane ngo zaka umuriro kugira ngo zimurwanirire. Reka nkubwire ngo iteka ryose abantu bizera Imana, abantu bagendera mu nzira y'Imana, Imana ibitaho kandi Imana irabakunda. Nshuti mwene data, icyo nshaka kubwira rero kuri uyu mwanya ni iki. Ndashaka kubwira ngo Imana iragukunda cyane ku buryo yiteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo ikurinde. Imana iragukunda cyane ku buryo ikubwira ngo komera muri uru rugendo, ku buryo ikubwira ngo nta kitakora ku bwawe kugira ngo uhagarare ushikamye. Yemera gutanga ingabo, yemera gutanga buri kimwe cyose kugira ngo uhagarare ushikamye. Ijambo ryatubwiye ngo umwungeri mwiza ashobora gutakaza intama imwe agaziga 99 ku musozi ngo akajya gukurikira imwe yatakaye, ariko kandi ngo yanayibona ngo akayishima cyane, ngo akayishimagiza ngo kuruta za zindi 99 zitazimiye. Reka iri jambo rishatse kutubwira yuko Imana iginezezwa no kubona hari umuntu ubyajwe agakiza. Imana iginezezwa no kubona hari umuntu usobanukiwe n'ijambo ry'Imana. Iki gihe cya none dufite ikibazo, nshuti bene data. Abantu turashaka kumenya Imana, dushaka gukoresha nk'igikoresho. Abantu turashaka kumenya Imana, dushaka kwiyambaza kugira ngo idufashe mu bibazo byacu, ariko ntago dushaka kumenya Imana dukwiriye kubaha. Ntago dushaka kumenya Imana idutegeka amategeko tugomba kubahiriza. Oya, ahubwo turashaka idutabara mu bibazo byacu twishyizemo, cyangwa se rimwe na rimwe bituruka ku bicumuro dukora. Twarangiza kubibona kandi ntabwo niyongere no kutubona. Abantu nicyo dushaka. Ariko reka nkubwire ngo Imana ikeneye ko wowe unyumva neza amatwi, wakira agakiza mu mutima wawe, ukamenya ko hari marayika, ukamenya ko hari abamarayika bahorana nawe ibihe byose, bityo bikagutera guhora wirinze gukora icyababaza Imana. Reka nkubwire ngo ukeneye kuba inyangamugayo mu maso y'Imana, ukeneye kuba umuntu w'inyangamugayo kugira ngo Imana izakugirire neza, ukeneye kuba umuntu w'inyangamugayo kugira ngo Imana ize kukurengera. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Ngo nuko marayika aravuga abwira Danieli ngo yewe mwana ukunzwe, ngo yewe mugabo ukunzwe, Imana ugitangira gusenga amasengesho ngo Imana yumvishe gusenga kwawe. Umuntu wese wubaha Imana ukagendera mu nzira z'Imana, yatangiye gusenga ngo amasengesho arazamuka akagenda akanyeganyeza intebe. Reka nkubwire ngo hari abantu benshi bajya bibwira ko Imana itanabaho. Hari n'abandi bibwira ko na Satani atabaho. Ariko ndakubwiza ukuri nshuti wowe nteze amatwi muri kano kanya, Imana yiteguye gutanga buri kimwe cyose kugira ngo wongere ugaruke mu gakiza, kugira ngo wongere kuyubaha ndetse wongere no kuyitinya, kugira ngo ugire ibyo wirinda. Kuko ijambo riratubwira ngo niba hari urugingo rukunanije ngo urukureho, ngo biraruta yuko wazinjira mu bugingo ufite ukuguru kumwe kuruta uko wajya muri Gehinomu ngo ufite amaguru abiri, kuruta uko wajya mu muriro utazima ufite amaso abiri, ngo biraruta ko warinogora ngo ariko ukazabona ubugingo. Ariko ibi nta kindi bishatse gusobanura, bishatse gusobanurira abantu ko bakwiriye kwirinda icyo ari cyo cyose cyabacumuza. Abantu bakwiriye kwirinda icyo ari cyo cyose cyabakura mu kwizera Imana. Abantu bakwiye kwirinda kutaba inyangamugayo imbere y'Imana. Bakwiriye kumenya yuko ingabo zo mu ijuru ziba zibakikije. Mukwiriye kumenya yuko hari ingabo z'abamarayika zihari ku bwanyu kugira ngo zibarinde, kugira ngo zibatangire na raporo. Kandi izi ngabo ijambo riratubwira ngo nta mbabazi zigira, icyo ukoze cyose nta mpuhwe zigushiriramo.
gucamo. Niyo mpamvu akenshi uzasanga Imana ihora ibwira abantu ngo wakwihanye. Niyo mpamvu akenshi uzahora usanga Imana ibwira abantu kwihana. Niyo mpamvu Satani nawe akomeza gukora uko ashoboye kose kugira ngo abantu batihana. Reka nguhe urugero rw'umugabo witwa Satani. Uyu mugabo nawe ngo ntacyo atatanga, icyo yakora ibishoboka byose kugira ngo akugushe. Uyu mugabo yakora ibishoboka byose kugira ngo udakomeza kugendera mu nzira y'Imana. Uyu mugabo ntacyo atatanga kugira ngo abone ubugingo bwawe. Niyo mpamvu yafashe Kristo atitaye ko yari Imana, suko yari abiyobewe, ngarangije amuzamura hejuru y'umusozi, ngaramubwira ati nkora iki kugira ngo undamye, ngaramubwira ati niki nakora. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Aramubwira ngo ndashaka kundamya. Satani nawe akeneye ko abantu bamukorera, ngo Satani nawe ntacyo atakora kugira ngo abantu bave ku Mana bamukorera. Ariko reka nkubwire ngo nta keza ko gukorera Satani, reka nkubwire ngo nta keza ko gukorera kamere, akamubwire ngo nta keza ko gukorera abadayimoni, kubera yuko bahemba nabi, nta kizima kibavaho. Ndakubwira wowe uneze amatwi, shika mugume muri Yesu Kristo, niwe mushumba kandi w'umwungeri mwiza. Ikirushije byose nuko azaguha ubugingo, nuko nyuma y'ubu buzima azaguha kubaho neza, ukabaho unezerewe kandi ukazabaho amahoro. Nkunda kubwira abantu ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nkunda kubwira abantu ngo nibirinde kandi bategure ubuzima bwa nyuma y'ubu buzima, kuko aribwo bufite agaciro kandi nibwo Imana yitayeho kandi yibanzeho cyane. Wowe nshuti mwene data uneze amatwi, ni byiza kwita ku by'isi ndetse no ku murimo w'isi ndetse no ku mubiri, ariko jya wibuka ko n'ubugingo bwawe, jya wibuka ko umuntu agizwe n'ibice bibiri, agizwe n'umubiri bigaragara inyuma, ariko nanone agizwe n'umuntu utagaragara imbere muri we. Uwo muntu nawe akeneye kugaburirwa. Ushobora kwibaza ngo yagaburirwa gute? Akeneye ko umurinda gukora ibyaha, akeneye ko wemerera Mwuka Wera akaza akaba muri we akamuyobora, akeneye ko wemerera Kristo akaza akabana nawe, akeneye ko wakira imbaraga zo mu ijuru kugira ngo ziguhindurire amateka, zigukize imbaraga zose. Imana yacu nishimwe. Wowe ugeze ahangaha tukiri kumwe, reka nkubwire ngo wakoze kandi wagize neza. Imana yo mu ijuru niguha umugisha. Gerageza gukora share ndetse na comment, ubutumwa bwiza bugende bugere kure cyane. Imana yo mu ijuru, Imana yera iraza kuguha umugisha kandi irakugirira neza. Cyubahiro n'ikuzo bya Yesu bikomeze bigwire kandi bikwire mu isi yose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.